yes reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga umukobwa ubwo yari amaze kuba yazana ibintu bifite amashanyarazi cyangwa se ubwo yari yamaze kuba yazana amashanyarazi, ari nako bahise bayatera abasirikare ba Lewo nuko nguko amashanyarazi yatangiye kuba yamutikura. Ubwo nuko nguko minisitiri nawe arimo arabireba agatangira tuzi uko bapfuye, ibya bintu birimo birakora, barapfuye bino bintu uzi ko ari ibya nyabyo, dore bose barapfuye. Ubwo nuko nguko nyine minisitiri yatangiye kuba yabwira ati nyiricyubahiro reba dore ukuntu byagenze, arapfuye, abasirikare bose barapfuye. Uwo ni minisitiri nyine urimo urabivuga, akabwira umwami ngo ati nyiricyubahiro dore reba abasirikare bose barapfuye. Umwami nawe yarabibonye arishima, arabibona araseka, bitewe n'ukuntu nyine bari bayoboye ikintu bakora, ariko umukobwa akimara kuba yahagera yahise amara kuba yakora ibintu byose ku murongo, nawe agatangira kuba yareba umwami ariko byamuryohanye. Ubwo minisitiri nyine yatangiye kuba yavuga ati zino mbaraga uzikuyeho wa mukobwa we, ibi bintu wabimenye gute? Ibi bintu bikora gute Kuruwi? Urarenze, ikintu cyose uba ufite igisubizo cyacyo. Ubwo Kuruwi nyine batangiye kuba bamugira umuntu nyine uzi ibintu biba, cyangwa se nyine ikintu cyaba cyose kuba afite igisubizo cyacyo. Icyo batazi nuko aba yavuye mu gihe akaba yagarutse inyuma kugira ngo abe yakora biriya bintu byose barimo barabona. Undi yatangiye kuba yavuga ati biriya babyita Stanigani, biriya rero byifitemo amashanyarazi ubwabyo, rero niyo mpamvu nyine bifitemo amashanyarazi, bikoreshwa mu buryo bwo kwirinda. Ubwo umwami yatangiye kuba yavuga ati mu buryo bwo kwirinda, none se ubigenda na wirinda biriya bintu? Ubwo umwami nicyo kintu nyine yabajije. Ku rundi ruhande undi amashanyarazi arimo aramujwigiriza, ubwo ni Lewo. Amashanyarazi yaragiye aramukubita, aramutikura we n'abasirikare b'amashanyarazi yaragiye arabakubita. Tayari dore ukuntu yagiye akaba, amashanyarazi aramukubita. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro wi. Ubwo nuko nguko mwibuke neza umukobwa yari yamaje kuba yazana ibiryo byinshi ndetse n'amazi yari yamaje kuba yabizana. Rero yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, hano harimo amazi ndetse n'ibyo kunywa n'ibyo kurya, rero nagiraga ngo mwese imuze mutangire mutore ibyo kurya nyine. Ubwo umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati rero nabizanye. Ubwo ngubwo minisitiri nawe agatangira kuba yakibaza, nawe cyaba ari nk'ikizami baba baguhaye, ibaze nawe kukubwira ngo hano harimo ibiryo byahaza abasirikare bose, nawe ibyo bintu ntabwo wabyumva. Minisitiri agatangira kuba yavuga ati ariko ubundi uri seriye kuri ibyo bintu urimo uravugara cyangwa urimo uratebya nyine? Ukina ahangaha ni gute wavuga ngo hano harimo ibiryo? Urimo uratebya ibiryo se ngo n'amacupa y'amazi? Ibyo bintu muri aka kantu konyine, ibyo bintu urumva kuko hajyamo ibiryo byahaza abasirikare bose? Ibi ntabwo byaba bihagije kuri twebwe. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati wigasuzugura, ati kano gakapu wigasuzugura, kubera ko ibintu birimo na nyiricyubahiro nawe ntabwo nyine nawe yapfa kuba yamenya ibintu birimo. Undi yahise abwira ati nyiricyubahiro rero ubwira abasirikare bawe ibaze batora amazi ndetse n'ibyo kurya byatunganye cyangwa se byabonetse, bakora imirongo, ibaze batora ibyo kurya. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira umwami. Umwami we yizera uno mukobwa nyine ibintu byose avuze kuko yarabibonye, waturuka mu kindi gihe, ntabwo nyine ari uwinaha. Yahise abwira umukuru w'abasirikare, undi ati yego bosi, tayari. Ubwo nyine amuhaye komande ngo agende abwira abasirikare bose baze batonde imirongo. Ariko minisitiri akibaza ati ariko noneho mwangira umusazi, wa mukobwa uri seriye ko ugiye kuba wahaza abasirikare bose bari ahangaha cyangwa se abasirikare bose dufite? Umwami nawe agatangira kuba yahamagara ati Kuruwi rero umva nkubwira ikintu nshaka kuba nakumenyera, ndagira ngo mbe nakubaza ati se imwaho harimo ibiryo biri buze kuba byahaza abasirikare bose cyangwa se harimo ibiryo bihagije? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ntugire impungenge nyiricyubahiro, ibintu byose biratunganye, imwaha ngaha birimo cyane, binarenze ahubwo ibyo ngibyo wari urimo urakenera. Tayari dore cya kigoryi nuko nguko bagifashe, icyariwe nuko nguko bakizanye. Abandi batangiye kuba bavuga ati nyiricyubahiro ari hano, nacyo cyatangiye kuba cyamagara ati nyiricyubahiro ndakwinginze ngirira impuhwe. Ubwo baragifashe ari kizima, ntago kigeze gipfa. Nicyo cya nyirabayazana icyari cyamaje kuba cyaruga ibiryo by'abasirikare bose. Rero batangiye kumubwira ati niko wakigoryi we, gute wabanjije kuba wagurana mbere hose? Ubwo ni umwami nyine urimo urabimubaza ati gute wabanjije kuba wagurana mbere hose? Nako ni minisitiri yatangiye nyine kuba yamubaza, tugatangira ati ngo ushaka kuba warwana n'ubwami bwa Kwiyana? Wari ushaka kuba warwana n'ubwami bwa Kwiyana ukanabaza niba dushaka kuba twapfa? Ahubwo muri kano kanya twakubaza ushaka kuba wapfunda? Agatangira ati ntabwo nakoze amakosa,
nabimenye ni ukuri, mumfate munsubize mu bwami bwa Siriyawo, ni ukuri ndabinginze, turaza kuba twasinya amasezerano y'amahoro, nimunsubiza mu bwami bwa Siriyawo, ni ukuri ndakwinginze. None se nkubwire ko ndibuze kuba naguhereza amatwari, cyangwa amatwara nyine nze kuba naguhereza amatwara ahantu uza kuba wayobora? Mbwira rwose, ndaguhereza ikintu ushaka, icyo uri buze kuba washaka rwose, nundekura njye ndaza kuba nakiguhereza. Ushaka amafaranga angahe? Ushaka ibingana gute? Ariko umwami nyine cyangwa se minisitiri yatangiye kuba yabwira ati nyiricyubahiro, rewe arimo arabeshya ahangaha, ibi byose arimo arabeshya, kubera ko nyine ubwami muri Siriyawo ibanza niba nyine bashobora kuba baranamuciye no mu muryango, ahubwo babanje kuba bamuca mu muryango ashobore kuba ari nawe wiciye papa we. Ubwo ni minisitiri nyine yatangiye kuba yavuga ati rero muri kano kanya twakiriye amakuru avuye mu bwami bwa Siriyawo, barimo baravuga ko uwo mwami nyine Rewo papa we akimara kuba yapfa, ibintu byapfuye mu buryo butumvikana, icyo kigo ry'ibanza aricyo cyiciye papa we kugira ngo kiyobore, kigatangira gukora ibintu by'ubugoryi. Ubwo undi ni uko nguko arimo arareba ngo bivuga ko nyine yishe papa we kugira ngo ayobore, noneho namara kuba yayobora aribwo yaje kuba yatera buno bwami bwa Kiyana. Rero ubwo minisitiri yatangiye kuba yavuga ati rero sinzi ukuntu byaza kuba byagenda, ariko ibi bintu biraza kuba byateza ikibazo mu bwami bwa Siriyawo ndetse n'ubwami bwacu. Undi niko yatangiye kuba yavuga ati tugomba kuba twashyiraho uburyo bwo kwirinda, ntabwo bazongera kuba badutera nk'uko bari baduteye, tugomba kuba twashyiraho uburyo bwo kwirinda. Undi rero yatangiye kuba yavuga ati yego nyiricyubahiro, indimo ndabyumva cyane nyiricyubahiro. Nuko nguko yahindukiye tayari ngo bagomba kuba bashyiraho uburyo nyine bwo kwirinda nk'ukuntu bano bari babateye bagatera ubwami. Rero bagomba kuba bashyiraho uburyo bwo kwirinda. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba, akitegereza umwami, akamureba, agatangira kuba yavuga ati noneho nafashije umwami, nanjye ubu ngubu iyaba ari ibya kera baba banyanditse mu mateka ko nagerageje kuba nakora ibitarakaboneka, ibitarakaraboneka sikigariwe. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati rero iki nanga tugomba kuba twakora, tugomba kuba twashyira imipaka hagati y'ubwami bwacu ndetse n'ubwanyu, kuko ntabwo tuzongera kuba twabizera, ubwami bwacu ntabwo tuzongera kuba twabizera. Murimo murabyumva, twari twarabizeye, ariko ibintu mwakoze ubu guturuka buno ubu ngubu nta mahoro azongera kuba yaba hagati yacu ndetse namwe. Ibyo ni ibintu mugomba kuba mwamenya. Urimo urabyumva neza uburibwe mutunyujijemo? Ubwo niko umwami nyine yatangiye kuba yamubwira ati nta mahoro azongera kuba yaba hagati yanjye ndetse n'ubwami bwanyu. Rero ibyo bintu byose ntabwo bizongera kuba byabo. Undi yatangiye kuba yavuga ati mwami, itekereza kabiri, kubera ko Siriyawo dufite abasirikare bakomeye, no mu binyejana bindi byagiye bishira dufite abasirikare bakomeye, rero babafasha kuba mwakirinda. Undi yaravuze ati oya, natwe turabafite, natwe dushoboye kuba twakirinda nubwo dufite abasirikare bangana na 1/2, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati ugiye kuba wampereza 1/2 cy'abasirikare ba Siriyawo. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, gute? Undi yaramubwiye tugomba kuba wampereza abasirikare 1/2 cy'abasirikare bawe, bagahita baza mu bwami bwanjye tayari nta n'ibintu byinshi. Nuko bamubwiye tugomba kuba wanabisinyira tayari. Dore nuko nguko babimuzaniye ngasinye kagiye kuba yatanga 1/2 cy'abasirikare ba Siriyawo, cyangwa se nyine nabyanga tayari agomba kuba yapfa. Dore wari waje mu ntambara ibyamuviremo ibihombo. Nuko nguko arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati reba, dore umujinya Rewo afite, agatangira ati ngo urashaka 1/2 cy'abasirikare banjye. Dore umujinya, agatangira ati ngo urimo urashaka 1/2 cy'abasirikare banjye. Umwami nyine aba yavuze, ahubwo ndimo ndibaza impamvu atarimo arakora vuba vuba, kandi umwami aba yakoze. Undi agatangira kuba yavuga ati ibingibi ni uguhangana, ni gute naguhereza abana banjye, nyine abasirikare biwe bafata nk'abana be. Rero yatangiye kuba yavuga ati ni gute umubyeyi yakifata agatanga abana biwe? Ibyo bintu ndagira ngo mbe nakubwira ati ntabwo biri buze kuba byaguhira. Ibi ni ibiki urimo uragerageza kuba wakora? Kereka unyishe nibwo nabaguhereza, ariko muri kano kanya bwo biraguye. Minisitiri agatangira kuba yavuga ati we, menya ko uri mu bwami bwa Kiyana, ubwami urimo n'ubwa Kiyana. Rero wishaka kuba wahangana cyangwa se ushaka kuba wakishyira hejuru, umenye ko uri mu bwami butari ubwawe. Sinya none abigikunda cyangwa se bigishoboka bitari ibyo ngibyo, ibintu bishobora kuba bitakubera byiza. Uwo ni minisitiri nyine urimo uramubwira ati sinya wowe, bikiri mu maguru mashya, ibintu bishobora kuba byakubera bibi niwigira uwa danje.
ikusubira muri Siriya biraza kuba byakugora. Undi yatangiye kuba yavuga ati dore akajinya ngo karamukubita. Yararebaga akajinya kakamurya, bikamurya nyine ngo agiye kuba yasinyira kuba yatanga abasirikare 1/2 cyabi. Undi yaravuze ati bino bintu murimo murankora birarenze, ntari ngiye kuba nasinya cyangwa se ndasinya. None se yakora iki ko yafashwe? Agomba kuba yasinya noneho bakagenda muri Siriya bagafata 1/2 icy'abasirikare. Yaravuze ati mundekure ngomba kuba nabyikorera, ndisinyira. Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yaca bugufi hano ngaha bamufashe. Umukobwa nawe yatangiye kuba yakiruhutsa kuko yarazi ko kino kigabo kigiye kuba cyakisaza. Nawe yatangiye kuba yavuga ati nyuma na nyuma ibintu byose tubigezeho. Nawe akinanura nyine nk'uwakoze akazi ariko yanagakoze byo. Rero yatangiye kuba yavuga ati none nuba ari uko nguko twajya kuba twafata ibya saa sita nako ibya mu gitondo. Ubwo nuko nguko undi nawe yatangiye kuba yavuga ati reka nsinye. Iriwe yafatanywe igihanga. Hano nta kindi kintu yagakoze, nta n'ikindi kintu yakora. Yatangiye kuba yavuga ati ngomba kuba nasinya. Atangira kugenda ashishimura gake gake. Tayari arashishimura. Ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Bamufatanye n'abasirikare biwe, barakubita batarwanye. Udushanyarazi twonyine twabakoreye akazi. Ubwo nuko minisitiri nawe yabonye ko arangije kuba yasinya. Yahise amubwira ati zana ahangaha ibyarangiye cyangwa se byakurangiriyeho, izana ahangaha. Tayari dore nuko kuko nyine minisitiri nawe yahise yereka umwami, atangira kuba yamubwira ati nyiricyubahiro dore byose byatunganye, dore byose nuko nguko yabikoze. Undi agatangira kuba yagira umujinya avuga ati ibi bintu ntabwo nari kubikora, ngomba kuba nakisubiza ibyanjye. Niko kirimo kiravuga. Dore umujinya yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi rwose byakarutwa ngapfa mu bundi buryo kugira ngo nicwe. Muri buno buryo bundi iki gisebo ntabwo nakibamo. Umugabo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati iki ni igisebo, ntabwo nakibamo. Tayari yatangiye kuba yahaguruka. Agiye he? Dore nuko nguko yahagurutse avuga ati iki ni igisebo, ntabwo nakibamo. Yaje yirukanka cyane. Dore ngo arahita afata ndi, arahita afata Kuruwi yahise amufata aramukweshebura. Dore ngo arahita afata Kuruwi ikirenze akanamuniga. Undi agatangira kuba yavuga ati wandetse, urimo urakora ibiki wandekuye? Dore umukobwa reka apfireyo, dore ibintu bibaye. Abandi batangiye kuba bavuga ati Kuruwi. Dore babasirikare bose bagatangira kuba bakurayo inkota. Umugabo nyine yaravuze ati ngiye kuba nakwica, abandi bakurayo amacumu, abandi inkota. Bagatangira kuba yababwira ati mwese mwegereyo muve mu nzira, mwegereyo cyangwa se nze kuba namukanda ijosi muheze umwuka. Turimo turumvikana. Undi yaravuze ati mureka agende. Undi agatangira ati ibyo ni ibiki, ntabwo biri buze kuba byakunda. Wapi intambara ntabwo ari uko nguko irangira. Mwanyibye hariya, ntabwo nizera ko mwantsinze. Umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati rero mugomba kuba mwabyishyurira bino byose, mugomba kuba mwabyishyurira ibi bintu mu nkozi byo kuntesha agaciro. Rero ntabwo ndi buze kuba nabahereza abasirikare banjye. Ibyo ngibyo byo mubimenye, simbahereza abasirikare banjye. Umugabo nyine yisize insenda. Yatangiye kuba yavuga ati rero ndashaka kuba nasubira mu rugo, igira vuba kandi nta nubwo nshaka kuba nagenda gutya. Ikintu ndi bushaka cyose mugomba kuba mwakimpereza. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati wandetse nkagenda, wandetse. Ubwo umwami nawe agatangira kuba yavuga ati mureka agende. Umwami nyine nicyo kintu yatangiye kuba yasaba, arimo aravuga ati mureke wenyine agende. Undi agatangira ati urakeka ko nagenda nonaha? Ndagira ngo muntegurire ifarashi nonaha. Ndashaka kuba nagenda neza nta kibazo na kimwe kibaye, nkagenda muntegurire ifarashi. Ndashaka kuba nagenda mu mahoro. Ubwo umugabo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ko kandi umenye neza ko ubwami bwa Siriya butazigera buguhereza amahoro. Ibyo ngibyo rero ndagira ngo ntabwo nzigera ngaruka, cyangwa se nyine nimara kuba nagenda ntabwo nzigera ngaruka. Ubwo nuko nguko nyine arimo aratangira kuba yavuga ngo naramuka agiye ubwami bwa Siriya nta mahoro buzamuhereza, ariko nyine we ntabwo azigera agaruka. Muri make niyo atagaruka nyine yakohereza abandi. Ni nk'ari ibyo barimo aravuga, abandi bagatangira. Kubwo ni minisitiri akavuga ati niko ubundi kuva na kera ubwami bwa Siriya twari tubanye neza, ibi byose bitewe nawe wakigoryiwe. Ubundi agatangira kuba yavuga ati ibi nibyo ariko byari byiza, ibi ngibi nibyo byari byiza. Ubwo umugabo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi nibyo byari byiza. Bakamubwira ati fata uwo mukobwa umushyire hasi cyangwa se umurekure. Agatangira kuba yaseka avuga ati wapi, kumurekura byo ntibikunda, ntabwo biri bukunde mutampaye ifarashi. Ubwo nuko nguko yasetse ajya haraseka arashinyika. Agatangira kuba yavuga ati ngewe itaniwe
icyo ndimo ndakubwira ni uko ngiye utarimo uranyumva. Etani nyine arimo aravuga n'uyu nguyu, cyangwa se umwami nyine akamubwira ati Etani we, ibyo ndimo ndashaka nubinkorera ngenda kandi sinzagaruka, sinabikubwiye se? Rero murampereza ifarashi mpite njyana n'uno mukobwa ku ifarashi, ndaza kuba namusiga kure namajije kuba namenya ko mutankurikiye kandi babonye ko kino kigabo ari nk'ikigoryi cyangwa se nyine ari nk'igisazi. Rero kirimo kiravuga ngo bamuhereze ifarashi arajyana n'umukobwa, none aramuta kure cyane ngo namenya ko batamukurikiye. Rero yatangiye kuba yavuga ati amahirwe ni ayawe, nutabikora nta ribi ndamwica. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati wandekuye. Umwami yatangiye kuba yavuga ati nta ribi turaza kuba twabikora, ariko ndagira ngo mbe nakumenyesha ko nuramuka ugize yewe n'umusatsi umukuraho, cyangwa se umusatsi n'agasatsi gake ukuraho ukamukora no ku mutwe, ndagira ngo ni ingaruka cyangwa se biraza kuba byagira ingaruka mbi ku bwami bwa Siriya. Ndagatangira ati wikanga, ariko ihagarika kuba wakanga ibyo ngibyo, ntabyo wakora. Ku muntu umwe se mpereza ifarashi none ngiye nigendera. Umugabo nyine agatangira kuba yavuga ati mpereza ifarashi ngiye nigendere, igira vuba vuba nshaka kuba nasubira mu mujyi barantegereje, gira vuba nshaka kuba nasubira mu mujyi nkajya kuyobora. Ubwo nicyo kintu nyine arimo aravuga, agatangira ati gira vuba se cyangwa mwice nonaha, ntabwo urimo urabyumva, ngiye mfite ubushobozi bwo kuba namwica muri kano kanya. Umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati oya, waba utamwica utabikora. Umwami nyine atangiye kuba yabona kano gakobwa nyine akakabonamo ukuntu. Ubwo arimo aramubwira ati wibikora, undi akavuga ati icicika vuga, urimo uranakora n'ibyo bintu byakabaye ari byiza. Naho kuvuga utarimo urakora nta kintu na kimwe bivuze cyangwa se nta kintu bisobanuye. Ivuga urimo urakora nicyo kintu kizuzanira ifarashi. Umwami nuko nguko, ariko nyine ikintu kirimo kiramugora kuri ibi ngibi byakabaye babikoze. Ariko uno mugabo nyine nawe arimo aravuga ati ndamutse mbahaye umukobwa mwanyica, ariko ninjyana n'umukobwa nkamuta kure cyane ahantu ndi bumenye ko mutankurikiye, nicyo kintu cyiza. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati reba mwaho ngaho, itegereze mwaho ngaho, harimwo ikintu. Ubwo umukobwa nuko nguko yabwiye umwami ati mwaho ngaho rebamo. Umukobwa ntumbaze ngo ni iki nyine amubwiye, ariko muri kino gihe ikintu cyakoraga cyari inkota, cyangwa se nyine washaka kuba wakica umuntu bigasaba ko nyine waba wamukoraho. Umukobwa rero yaramubwiye ati kora mwaho ngaho muri ako kapokisi nkwereke ikintu ukuramo. Umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati ni igiki umwami? Nuko nguko arimo arareba, tayari ntumbaze ngo ni igiki kiri mwaho ngaho mu kabokisi cyangwa se muri no box. Undi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, ibyo birimo ni ibyawe, ibikoreshe ni ibyawe. Umukobwa nicyo kintu nyine yabwiye nyiricyubahiro cyangwa se umwami. Ubwo umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati niki? Ubwo undi nawe arimo aramubwira ati cyambere se katari inkota irimo hariya, itajyamo n'ubundi nta kintu na kimwe yakora, yajya kunyica nawe nakwishe. Kandi murekere iyo mikino murimo murankiniraho muyireke. Ubwo umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati icyo nabasabye ni ifarashi. Rero ngiye kuba namwica, niba mutampaye ifarashi ngiye kumwica. Dore undi yatangiye kuniga umukobwa amubwira ati ngiye kuba namwica, niba bidashobotse kuba mwampereza ifarashi. Ubwo umwami cyangwa se minisitiri agatangira kuba yavuga ati mwami igira ikintu ukora vuba. Umukobwa atari yapfa cyangwa se batari bamwica, agira ikintu ukora. Umwami nawe nuko nguko yarebye aritegereza mwaho ngaho harimo iki? Harimo imbunda mwabantu mwe, dore imbunda niyo irimo. Umukobwa n'akataraza yarakazanye, dore ingarakura y'imbunda. Umwami nawe niba azi kuyikoresha, niba yararwanyeho, dore nuko nguko yahise ayitunga umukobwa. Nako umugabo ufashe umukobwa, dore ingara yimutunga akayimutunga. Ino yingiyi iramenagura, iyi ngiyi iragusatagura. Umwami nuko nguko yahise ayimutunga tayari. Dore nuko nguko yahise ayitunga, arayitunga neza yipowe cyangwa se yiturije. Dore nuko nguko yayitunze, ayitunze ikigabo. Umwami ahubwo ashobore kuba yarasa n'umukobwa hano bifite risike nyinshi kuko ntazi kuba yayikoresha. Rero yatangiye kuba yavuga ati gira vuba nonaha, ubu ngubu niwe ugomba kuba wakora. Umwami nyine yatangiye kuba yatunga imbunda, agatangira kuba ubwo nyine Lewi yatangiye kuba yavuga ati no mu bisekuru byacu ibyo ngibyo nta byigeze bikora, urakeka ari ngiye wabikoreshaho se? Ubwo umwami nyine arimo aratunga kiriya kigabo imbunda, kigatangira kuba cyavuga ati no mu bwami bwacu cyangwa se n'abasekuru ibyo ntabwo byigize bikora, n'ubwa mbere mbibonye. Urakeka ari ngiye ugiye kuba wabikoreraho? Ibyo nta kintu byantwara, ibanza urebe ni gute ibyo bintu byankoraho. Undi akamubwira ati rekura umukobwa nonaha, murekure umukobwa nonaha, nicyo kintu nkubwiye, murekure cyangwa se mpite nkwica kano kanya, cyangwa se muri kano kanya igira vuba cyangwa mpite nkwica. Undi nuko nguko yarebye yatangiye kuba yavuga ati ahubwo ndamukanda cyane.
inyica niba ubishoboye, icya mbere urajya kongeraho umukobwa yaheze umwuka. Ngiye kuba nakwereka ikintu ndi buze kuba nakora, ngiye kumufata mu kande mujwigirizi, ibindi turasubira. Ariko ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, none se ubundi byanyabyo uzi gukoresha imbunda? Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umwami ati uzi gukoresha imbunda? Undi nawe agatangira ati imbunda? Ariko noneho mwebwe agashya murimo murazana ng'imbunda, icyo kintu se bita imbunda noneho cyo igute cyaza kuba cyangira, igute cyaza kuba cyamuhungabanya cyangwa se gute cyagira ikintu kinkoraho? Icyo kintu nta kintu na kimwe icyankoraho itaniwe, ahubwo ngiye ndi wowe nagatekereje ukuntu ngiye kuba nabaho. Uno mukobwa ntarimo ndamubona, ariko ibyo ari byo byose banze yari mwiza kuri wowe. Ngamusezere muri kano kanya kuko agiye kuba yagucika, ngiye kumuniga ndamuniga mpaka ifuro rije. Ntabwo urimo urabibona se? Ngiye kubara guhera kuri 3, ngiye kubara kugeza kuri 3. Umukobwa ngiye kuba namwica. Umugabo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati ngiye kubara guhera kuri 3, umukobwa ndaje mwice. Kandi uraza kuba wabibona n'amaso yawe, ibyo ngibyo nibyo bintu ugiye kuba wakibonera. Ubwo rero yakamejeje ngo agiye kuba yakica umukobwa, bamwimye ifarashi. Umwami amuhagaze imbere amutunze imbunda, ariko ino mbunda nibiri buze kuba itakica uno mukobwa, ahubwo bitewe no kuba yajijwe. Umukobwa yaravuze ati nyiricyubahiro rasa, nyiricyubahiro rasa. Undi yatangiye kuba yabara ati 1, 2, ubwo 3 undi yahise arekura isasu. Itayari dore nuko isasu ryavuye mu mbunda, itayari dore isasu ngo ririnjira mu kigabo. Ikigabo bahise bakimenagura, bakimennye, barakimena bakimena urutwi. Nacyo nuko nguko cyamanutse, ibintu byakirangiriyeho. Umwami yakoze agashya. Umwami dore niwe muntu ahubwo uyu nguyu mu mateka abanza narimo ushobora kuba warakoze ku mbunda bwa mbere. Uyu mwami ashobore kuba ari we wakoze ku mbunda bwa mbere. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati Chloe, yewe Chloe. Ubwo Chloe nuko nguko yisa muyambira, aramuyambira bya nyabyo. Undi nabo agatangira kuba yamubwira ati ibintu byose bimeze neza. Uwo ni umwami nyine arimo arabwira umukobwa ati ibintu byose bimeze neza. Umukobwa nawe agatangira ati yigo, ibintu bimeze neza, ibintu bimeze neza. Ubwo agatangira kuba yamureba akamwitegereza, agatangira ati nyiricyubahiro, none se umeze neza nawe? Umukobwa nyine nicyo kintu nawe yatangiye kuba yabaza umwami niba yaba ameze neza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati yigo ndumva ameze neza. Kuba bwa mbere mfashe kiriya kintu nka kimurasisha ngo ni imbunda, ndumva ameze neza rwose. Ngerageje kuba nakurinda umugabo, nyine nicyo kintu yabwiye umukobwa ngo yagerageje kuba yamurinda. Abandi batangiye kubavuga ati se byaba ari ibyanyabyo yapfuye? Ntabwo barimo barizera. Ubwo minisitiri yahise avuga ati mumufate mumujyane, mujye kuba mwareba niba yapfuye. Nimurangiza muhite mumwohereza mu mujyi, mugende mumushyire kuri gate nyine mu mujyi. Itayari mugende mumushyire kuri gate mu mujyi mumumanike, nabo mu bwami bw'iwabo bazabimenye ko ibintu twabikoze. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati kabisa ukoze ibintu bya nyabyo. Ibi bintu na n'ubu ngubu sindimo ndiyumvisha ukuntu bibaye, sindimo ndabyiyumvisha. Ariko muri ibi byose bibaye, reka mbe nagushimira. Kuri ibi bintu byose byabaye, reka ngushimire, reka ngushimire. Ni ukuri umukobwa nyine baramushimiye babikuye ku mutima bitewe n'ibintu arimo arakorera ubwami bwabo. Undi nawe yarasetse. Itayari dore nuko nguko yasetse. Itayari dore nuko nguko barimo baratwereka aho ngaho nyine umwami nawe yasohotse, cyangwa se nawe nyine barimo bararya. Umukobwa yajyanye amafiriti, amabaga ndetse n'imiceri n'ibiki nyine mu bwami nibyo yajyanyeyo. Niba batari buze kuba barwara inzoka, ubwo abasirikare bagatangira kuba bakihumuriza ati ibi ni ibiki? Umukobwa nibyo ngibyo nyine yabashyiriye, nibyo yabajyaniye. Abandi batangiye kubavuga ati we ibi ni ibiki? Ubwo ngubwo umusirikare Marikosi, murabyibuka uyu nguyu niko bamwita Marikosi, baramuhaye ati banza urye, dore ubunonire, dore uburyohe. Agatangira ati mbega mbega mbega. Umukobwa nawe nuko nguko yatangiye kuba yakanjama imyaka. Ariko minisitiri agatangira ati ndabirya ameze utera, ndabirya ndyamye, nicaye, ngaramye, bitewe n'umwuka cyangwa se umuhumuro bifite. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Igake gake nyine akamanuka akabwira ati nyiricyubahiro, mbere yuko uvuga nyine ubwira umwami ni ukubanza ugaca bugufi. Yatangiye kuba yavuga ati reka noneho tube twashimira uno mugore bitewe n'ibintu arimo arakorera ubwami bwacu. Reka tumushimire rwose, tubikuye ku mutima bitewe n'ibintu arimo arakorera ubwami bwacu. Umukobwa nawe nuko nguko yarebye. Batangiye kubavuga bamubwira ati yagerageje nyine kuba yarinda ubwami bwacu bwa kwiyana, yaturinze. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba, barimo baramushima, bamushimagiza, bamushimagiza. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati rero yadukijije abasirikare bo mu bwami bwa Siriyawo.
kuba badutera. Rero turagushimiye wa mukobwa we, bya nyabyo turagushimiye, uri intwari y'ingore nyine, ubwo ni intwari. Batangiye kuba bamubwira turi intwari. Ubwo nuko nguko nyine minisitiri yatangiye kuba yavuga ati bashimire umukobwa, kandi nyine biranakwiriye kuba bamushimira bitewe n'ibintu yakoze. Rero baramushimiye, baramushimira cyane, ati bino bintu wakoze muhaguruke twese tumushimire. N'abandi ati yego, turagushimiye by'igihe kirekire, turagushimiye by'igihe kirekire, turagushimiye by'igihe kirekire. Umukobwa nuko nguko bamushimiye, nawe yarahagurutse avuga ati yego yego sha, yego. Ubwo nyine yatangiye kuba yazana za kanuni za hano cyangwa se zo muri kino gihe umuntu nyine iyo mutaka kuba mwakishimana, yahise atangira kuba yavuga ati mureke twese tunywemo, twishimane kuri bino bintu nyine twagezeho, mureke tunywe, dushyireho umuziki tubyine. Ibintu byose niko bigomba kuba byagenda, dutegereze itegeko ry'umwami. Umukobwa nyine niko yatangiye kuba yavuga ati reka tunywemo, ibintu bimeze neza tayari. Nawe nuko yazamuye ikirahure atangira kuba yavuga ati reka nzi nabazaniye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Rero ndashaka amafaranga menshi kuko nakoresheje amafaranga menshi, nta mafaranga nsigaranye. Rero no kuri banki cyangwa se ku ikarita ya banki nta mafaranga nsigaranyeho cyangwa se nta kintu mfiteho. Rero reka nshaka andi mahirwe yo kuza kuba nabona ibindi bintu by'agaciro, nkaza kuba nabijyana bakabigura, nkisubiza amafaranga yanjye cyangwa se nyine nkabona n'ibyikubye. Umwami yahise amuhamagara umukobwa, unyumvire nyine afite gahunda yo kubasindisha, bamara gusinda akabiba ibintu akabisubiza mu gihe, akagenda nyine akidagadura. Yatangiye kuba yavuga ati mureke tunywemo twese, tunywemo. Ubwo nyine yatangiye kuba yabashukisha inzoga ngo basinde, aze kuba yagira ibintu ajyana, abijyane muri kino gihe nyine. Ubwo abandi baravuze ati no musazi se, ibintu byose ni ukunywa. Bose bararebanye nyine, uno muco nyine sibye ko nyine ari uw'amabandi. Kuva kera nta wari uhari, nabo batangiye kuba bavuga ati reka tubikore nk'uko arimo arabikora, n'ubundi niwe wabituzaniye, reka tubikore nk'uko arimo arabikora. N'abandi ati tunywemo. Yatangiye kuba yabahereza imivinyo, abandi bakayinywa ati yoyoyoyo dore akantu kengetse, tayari yabakubise imivinyo. Ngo nuko nguko abaminisitiri ndetse n'aba mudugudu batwara sibo bose batangiye kuba bareba bakavuga ati kano kantu ko numva kengetse wakiyongeza. Bose nyine batangiye kuba banywa. Umukobwa nawe yabongotse cyangwa se zatangiye kuba zamwakana, yatangiye kuba yavuga ati nuko nguko se bikorwa. Umukobwa nyine yarabongotse cyangwa se nyine yarasinze, yaranyweye. Nawe atangira kuba yakicara, n'abandi nabo bagatangira kuba bakicara. Bose barimo barakora ibyo umukobwa arimo arakora, ariko hagati aho ngaho umukobwa nyine bamaje kuba bamushimira, bamushimira ku bintu amaje kuba yageza ku bwami bwabo, yabatabaye. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, ibintu byose bimeze neza, rero ibi byose ni naguteguriye, byose tugomba kuba twabikora, tukabyina, tukanaririmba. Rero nari naguteguriye ibande y'umuziki igomba kuba yakubyinira ikanagucurangira. Undi yaravuze ati yego ibyo ngibyo byaba ari byiza rwose. Umukobwa niko yise akoma nyine mu mashyi, akoma mu mashyi ati kaci. Ubwo niba ari sinya yaratanze, tayari aho ngaho hari abaje barimo baragenda gutyo. Nuko nguko baje, ibande y'umuziki nayo nuko nguko nako yababyinnyi. Nuko nguko yisigera aho ngaho, batangira kuba bagenda babyina amaraba. Gake. Nuko nguko barimo baraza pole bibyinira amaraba, tayari bagatangira kuba bakinyigiza, bagenda babyina. Gake batangiye kugenda babatamo ibwami bagenda babatamo gake. Ariko murimo murabona ukuntu babatayemo. Kera cyaraziraga nyine umukobwa kumubona hano mu nda, ariko umukobwa nyine yagiye abatamo. Dore bagiye noneho barambara barirekura. Yazanye za nshinzi, nizo yazanye kuba zarangaza abagabo, ibibwama, abaminisitiri ba mudugudu, ibandi bose nuko nguko. Abakobwa batangiye kugenda bakanyuka, bagenda bazibyina gake. Umukobwa nawe nuko nguko yavuze ati reka nzi, reka dutangire ikirori, reka mbashyiremo umuziki. Ubwo umukobwa yijyaniye JBL, Bluetooth speaker, nuko nguko yijyanye. Tayari atangira no kuba yashyiramo akaziki. Ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati muretse tubyina ibyo twitoje. Tayari batangira kubyina izigezweho, iz'ibwami bazikuramo, batangira kubyina izigezweho. Gake batangira kwibuna, gake abakobwa batangiye kuba bakibuna gake. Abakobwa namwe ibingibi mu byigi, batangiye kuba bakigunyura, bakigoronzora,
bakabishyira ku rundi rwego, nuko nguko batangiye kuba bakigunyura gake gake bakatubyina nabo bagatangira kuba bakibunyura. Muri kino gihe kugira ngo bino bintu byabagaho ni ukubyina gakeya, utambuka gitore, nta kutwereka amaboko, nta kutwereka amaguru, nta kutwereka iki. Umukobwa rero yashyizemo umuziki atangira kuba yakanyigiza akakabyina, umwami nawe byaragiyeho biramucanga, akibaza ati bino bintu se noneho bazanye mu ngoro ni ibiki? Abandi bajyaho barakabyina, ibajyaho barakabyina. Ubwo nuko nguko abasirikare barimo barareba umwe kuri abasirikare nyine. Marcos nuko nguko yarebye atangira kuba yareba hirya, n'abandi baminisitiri nabo bakareba ati baba we, aba bakobwa se noneho bambaye gute? N'abandi bose bagapfuka ku maso, kuko cyari kimeze nk'ikintu nyine kizira kuba wabona abantu cyangwa se kuba wabona abakobwa bambaye gutya. Abaminisitiri bose batangiye kuba bapfuka ku maso, bakavuga ati ibi bintu ni ibiki? Baba we, bano bakobwa badafite kwiyubaha, ibi ni ibiki? Abo ni abaminisitiri nyine, nicyo kintu batangiye kuba bavuga ati reba we, ureba ukuntu bambaye iriya myambarire bambaye. Ubwo nicyo kintu nyine batangiye kuba bavuga ati bano bakobwa ukuntu bambaye, amaso yanjye yagize isoni. Uwo ni minisitiri ariko nyine akagenda akuraho gake gake akareba, n'ubundi nubwo nyine bivuga ni ukugendera mu kigare kuko nyine ari nk'umuco, ariko nyine ku rundi ruhande ahita akuraho akareba avuga ati reka ndebe. Ubwo umwe kuri abasirikare nyine akitegereza, umwami nawe yabikunze cyangwa se birimo biramushimisha, dore n'abandi nuko nguko barimo barareba. Bose nuko nguko barebye, umukobwa nawe yatangiye kuba yagenda akanyukanyuka, atangira kuba yavuga ati twongera kandi. Umwami yanabikunze, yasetse, yishimye, umwami nyine yabikunze. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati wabanyishyirira amakandira, wabashyirira amakandi. Ubwo nuko nguko yamubwiye atakira bufasha ahangaha imbanze nkabyini. Undi ariko nyine kubifata nuko nguko imiziki irimo iradunda. Umukobwa niko yaje atangira kuba yavuga ati reka nze nshyire umwami abanza bongoke, namara kubongoka aranyereka ibindi bintu by'agaciro aho byaba biherereye, noneho mbasahure. Dore nuko nguko yaje ati nyiricyubahiro, ndifuza ko wakishima uyu munsi, ndakeka ko wishimye uyu munsi. Rero ndagira ngo ibintu tubishyire ku rundi rwego, reka noneho tube twagerageza ibintu by'akataraboneka. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati waza se tukakanyuka, waza tukakanyuka. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabaza umwami ati waza tukakanyuka. Undi yatangiye kuba yavuga ati yewe umwami rero nyiricyubahiro, ikintu turimo turabona nuko ibyo bintu umukobwa yaba agiye kuba yagukoresha bitaba ari byo. Ubwo n'undi yisahagarika umuziki avuga ati byaba ari byo rwose, ntago ari byo. N'abari barimo barabyina bahita bahagarara. Ubwo babazaniye JBL speaker niyo barimo baracuranga. Umukobwa nawe kureba yumvishe ko umuziki bawuhagaritse. Bano bantu nyine ntago babishaka ko umwami yibuna cyangwa se abyina. Undi agatangira kuba yavuga ati se ko muhagaritse umuziki, mbona muhagaritse umuziki, ibite byanyu ni ukubera iki muhagaritse umuziki? Nyine umukobwa yatangiye kuba yabaza. Undi agatangira ati rero ushingiye kuri zino mbyino murimo murabyina ahangaha, nta burere nta muco burimo. Wapi zino mbyino ntago tuzibyina, kino gihe ntago ari icyo kubyina izi mbyino. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati rero icyambere ni ugufunguka mu mutwe, ni ugukoresha mu mutwe nyine. Icyambere nicyo kintu kigomba kuba cyagenerwa. Ibi byose ntago ari intambara turimo, kuko twamaje kuba twatsinda intambara. Rero ikintu tugomba kuba twakora ni uguserebura tukakanyuka. Undi agatangira kuba yavuga ati ibingibi ni ubuyobe, ibi ni ubuyobe mwese siko murimo murabyumva. Umukobwa ariko akavuga ati tuza, ibintu byose mubireke tubiserebure, dushyiremo akaziki tukabyine tukanyuke, mureke tubyine. Ubwo nuko nguko n'abaminisitiri bandi nabo barimo barabyumva, bagatangira kuba nyine bareba nyine ngo ni nko kwica umuco cyangwa se nyine ni ibintu bidafite umuco. Umwami yatangiye kuba yavuga ati rero niba koro yishimye, mumureke nyine abanze yishime, mumuhereze icyo arimo arashaka cyangwa se icyo arimo arabasaba, mumureke yishime. Ubwo umwami nyine niryo tegeko yatanze ati mumureke yishime, mumureke. N'abandi bakavuga ati bagashyireho n'ubundi nanjye nirebere. Undi nawe yisaguruka, Marcos nawe yisagurukana JBL speaker yayishyize, abandi bajyaho barakanyuka, barakanyuka. Gake gake uramubona nawe atangira kuba yajya arakabyina. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umwami nuko nguko arimo arareba, kuri we arishimye. Abakobwa bagiyeho barababyinira. Undi agatangira ati mwami
imwami nyiricyubahiro ngwino, ngwino tukanyuke, ngwino tukanyuke. Ariko umukobwa nyine yatangiye kuba yahamagara umwami ngo aze bakanyuke. Umwami nawe yahise ahaguruka, umukobwa n'akataraza arakazana, byose yarabizanye. Ariko minisitiri ku rundi ruhande ntabwo aba arimo arabyishimira. Kubona umwami barimo baramugira inzanga, ntabwo aba arimo arabyishimira. Ubwo abandi bagiyeho barakanyukanyuka, barakanyukanyuka. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati yego yego, ubuzima ni butoya. Nyine yajyanye uzaswaga zimwe zo kuvuga ngo ubuzima ni butoya, twibyinire twibyinire. Umukobwa niko yatangiye kuba yabyina, ajya arabyina. Umwami nawe arimo aramwitegereza, yatangiye kuba yamubwira ati Chloe, yewe Chloe we, Chloe ariko we yatwawe. Undi yatangiye kuba yavuga ati nsezeranya ko basi uzagumana nanjye ukambera umugore muri buno bwami. Unyumvire nyine ikintu umwami asabye umukobwa. Ariko umukobwa ari kure cyane, ntabwo arimo arabyumva. Yahise amubwira ati rekera. Ariko undi yatangiye kuba yavuga ati none se nyiricyubahiro, ni igiki ushaka? Ni igiki kutarimo urabyina? Ni ikihe kibazo kiri ahangaha kutarimo urabyina? Ntabwo ndimo ndakumva, harimo umuziki mwinshi. Umukobwa nyine yaramubwiye ati ntabwo ndimo ndakumva, harimo umuziki mwinshi. Tayari dore abandi barimo barakanyukanyuka, abaminisitiri barabyina, tayari bakabyina bakabyina, bavuga ati ngo ni abami b'isi, bakakanyuka bakakanyuka. Umusore nyine yahise atangira kuba yavuga ati ikintu ndimo ndakubwira ati ubwo nuko nguko. Umukobwa nyine arimo arabyina, undi yahise amubwira ati ngenda ndashaka ko umbera umwamikazi, umbera umwamikazi. Ubwo nyine arimo aramusaba ko amubera umugore. Umukobwa yaravuze ati numvishe neza. Undi yatangiye kuba yavuga ati ndi mu rukundo hagati, nyine ngewe ndimo ndagukunda, ndi mu rukundo. Dore n'abandi barabyumvishije ko umwami yakunze Chloe, umwami yakunze Chloe, umwami yakunze Chloe. Ndagira ngo ndebere dore ibintu ukuntu birimo biragenda. Umwami kwitegereza, abandi bose bamurimo baramureba ati umwami ari mu rukundo. Dore nuko nguko bose barimo barareba, bagatangira ati hari n'abatabumbye umunwa bitewe n'ukuntu nyine bahise basandara. Abari barimo baranywa bafata pose, nuko bose bafashe pose. Uwo ibyo yakoraga byose, ubyo yari arimo nibyo yagumyemo. Abandi bagatangira ati kabisa umwami uzi ubwenge, umwami uzi ubwenge. Ibyo umwami avuze nyine muba mugomba kuba mwabigenderaho namwe. Yatangiye kuba yavuga ati kabisa uyu aramutse abaye umwamikazi byaba ari hatari, byaba ari igitangaza rwose. Nawe afite ubwenge, nyine nawe afite ubwenge, yageza ibintu ku gihugu cyacu cyangwa se ku bwami bwacu. Nyine muri make umukobwa yatangiye kuba yakifata utyo, barimo baramuporopoza. Undi yatangiye kuba yavuga turabizi se, reka mbe nagenda rwose. Agiye kugenda umwami yahise amubwira ati buretse kuba wagenda. Umukobwa yahise afata skuta yiwe yarigendeye. Umwami atamubwira ati Chloe urimo urajya hehe? Yewe Chloe urimo urajya hehe? Chloe yahise nyine afata akamoto, yabonye ibintu bimurenze cyangwa se bimucanze. Undi yatangiye kuba yavuga ati wigenda, ibi ngibi ntabwo wakabikoze cyangwa se ntabwo wabikora. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati oya, urabizi se buriya nyine mwami uzi ukuntu ibintu bimeze. Nyiricyubahiro, nari nibagiwe, nyine hari ibintu nibutse ko ngiye kuba nagenda kuderivaringa cyangwa se nyine gutanga ibintu bari bantumye. Ngomba kuba najya gutanga ibintu bari bantumye. Ahubwo rero muri bino ngibi mwebwe musigare nyine murimo murabyina, ibintu byose munywe munarye, nicyo kintu mukeneye kuba mwakora. Nanjye reka njyane njye kuba naderivaringa cyangwa se nyine najya kuba nahereza abantu, nakoherereza abantu, nabashyira ibintu. Ndi yahise amubwira ati nyine buretseho gatoya. Umwami nuko nguko yahise avuga ati buretseho gatoya, dore ngo arahita yicara kuri moto y'umukobwa, dore ngo arahita yicara kuri moto. Ubwo yahise amubwira ati tugomba kuba twajyana, turajyana. Abandi bahise batangira kubavuga ati nyiricyubahiro, ibyo ni ibiki ugiye kuba wakora? Nyiricyubahiro ugiye hehe? Dore minisitiri yarirukanse. Marcos nawe yatangiye kuba yavuga ati ngomba kuba narinda umwami, ngomba kuba narinda umwami. Tayari dore nuko nguko bafashe kuri ya box barimo barayikurura, n'abandi nabo barafata, n'abandi nabo barakurira, bose barafata. Ntumbwire ko nabo bagiye kuba baza muri kino gihe. Umukobwa nuko nguko yafashe moto aragenda, dore ngo arajyana umwami, minisitiri ndetse n'abarinzi barakurikiye baragenda. Tayari dore nuko nguko bagiye, bagenda barimo barirukanka barimo baragenda bavuga ati yewe gikomangoma kazi, harya ni umwamikazi nako. Ati mwamikazi hagarara, dore minisitiri wenyine nta akabaraga karashize, baramusiga barirukanka. Agenda arimo aravuga ati yewe mwami mwibikora mwigenda, mwami. Tayari nuko nguko nyine yasigaye arimo arahamagara mwami. Ariko abandi nyine baragiye. Ku rundi ruhande aho ngaho hari imodoka yahaturutse,
hari imodoka yahaturutse undi arimo aragenda ahamagara ati nyiricyubahiro, nyiricyubahiro aho ngaho. Ku rundi ruhande hari imodoka yaje yahise imugonga, ndagira ngo ndebere dore akiva kunoza nyine mu gihe cya kera bahise bamwakira, akiva mu gihe cya kera bahise bamwakira baramutikura baramugonze. Ku rundi ruhande aho ngaho hari imodoka nyine cyangwa se nyine hari imodoka imugonze, hari abavuyemo batangiye kuba bavuga ati ibi ngibi bigiye kuba byadutera gukererwa kujya muri kampani, kandi ntabwo tugomba kuba twakererwa, tugire vuba vuba tumufashe cyangwa se uyu muntu tugonze tugire vuba vuba tumujyane. Ubwo nuko nguko baje ati nyakubahwa ngwino tugende, ngwino tugende, dore nuko nguko umusaza nyine yikubise hasi, undi yatangiye kuba yavuga ati nyakubahwa umeze neza, umeze neza nyakubahwa. Ubwo nuko nguko nyine bamurebye baramwitegereza, baramwitegereza. Umusore nyine yitegereje umusaza ariko yahise agwa mu kantu, yahise atangira kuba yavuga ati sogoku, sogoku. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati sogoku. Ubwo nicyo kintu nyine twasize arimo aravuga. None se uyu muntu nuwo barimo barasa cyangwa nukundi kuntu birimo biragenda ko barimo baramubwira ati ngo sogoku. Ubwo nuko nguko ntibyatinze bamuvana kwa muganga bamugejeje ngo bababwira ati murakaza neza master cyangwa se nyine icyubahiro nyine ni nko kumusuhuza, ni nk'insuhuzanyo y'abahirwe y'abana bo mu bahirwe. Undi yatangiye kuba yavuga ati isogokuru wanjye we twinjire tujye mu indani. Dore nuko nguko nyine sekuru batangiye kuba bamujyana, ariko ntumbaze ukuntu bamwise sekuru kandi avuye mu gihe cyahashize, nawe yaje uko nguko byamucanze. Dore ngo baramwinjiza mu nzu, yatangiye kuba yareba ati yewe ibi ni ibiki. Undi nawe batangiye kuba baza bamubwira ati sogoku, yewe sogokuru we inyuma na nyuma urabonetse cyangwa se nyuma na nyuma turakubonye. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine bari barimo baramushaka baramubonye, ariko umusaza byaramucanze, yatangiye kuba yavuga ati se mwebwe muri bande ko ntarimo ndabamenya, muri bande ko ntarimo ndabamenya. Umusaza nyine yatangiye kuba yakibaza ati muri bande. Undi yatangiye kuba yavuga ati sogokuru rero biriya modoka nyine kugonze niyo itumye tukubona, naho ubundi twari twarakubuze, nagerageze kuba nagushaka, ni ngende umwuzukuru wawe, reka nkwibwire ngende umwuzukuru wawe. Nyine yatangiye kuba yavuga ati ngewe ndi umwuzukuru wawe, ariko nyuma y'igihe urabonetse cyangwa se nyine turakubonye, uturuka mu bisekuru mu muryango wa Queen family cyangwa se nyine Queen family, niho uturuka nyine, ni mu bisekuru, wowe uri mu bisekuru twajyaga tukubona. Rero uriya ni papa wanjye. Nyine yatangiye kuba yamwereka ukuntu ibintu bimeze, nawe agatangira ati ndi umwuzukuru wawe. Undi agatangira kuba yamubwira ati dore uriya nawe ni mama. Umusaza ariko byamucanze nyine kwisanga ngaha arimo aravuga ati ngo ni umwuzukuru, dore ngo abuzukuru biwe ngo abana be ngo ibiki n'ibiki, bagatangira kubivugisha. Undi akavuga ati se gute murimo muravuga ibintu biterekeranye n'ibyo ngibyo, ibyo ni ibiki urimo uragerageza kuba wavuga? Nkeneye kuba nareba igikomangoma, cyangwa se nako nkeneye kuba nabona nyiricyubahiro, niwe nkeneye kuba nabona. Ubwo bagatangira nyine akagumya avuga ati nkeneye no kuba nabona umwamikazi, nkeneye kuba nabona nyiricyubahiro ndetse n'umwamikazi, kubera ko tuzanye ahangaha, ahubwo sinzi ahantu muhise munzana, ndagira ngo mbabaze mubashyize he? Abandi batangiye kuba bakibaza ati iki. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati tumaje kuba twagira ahangaha tuba turatandukanye, namwe muhita mungonga cyangwa se namwe muhise munsitaza. Nyine ubwo ni nko kubivuga mu bundi buryo, kuko kugonga nyine ubwo ngubwo se ntabwo wapfa kubibi, ntabwo babizi. Yatangiye nyine kuba yavuga ati namwe muhise mundangaza, ariko bakavuga ati none se isukuku nibindite byawe ko numva ibitekerezo byawe ibimeze nkaho nyine umeze ukuntu, bimeze gute ko tutarimo turamenya ibintu urimo uravuga? Nyine nabo byarabacanze bagatangira ati hagati aho ngaho sogokuru we none se ushobora kuba mbere yuko papa apfa. Ubwo nyine hari umugabo yatangiye kuba yavuga ati mbere yuko papa apfa yari yambwiye ko nyine arandahirira cyane, ambwira ko nyine nta kundi kuntu nyine twakubona, ariko dore inyuma na nyuma ndakubonye. Ubwo nukumva nyine ukuntu amasekuru cyangwa se ibisekuru byabo bimeze. Yatangiye kuba yavuga ati rero ikintu ukuntu kimeze cyangwa se ukuntu ibintu bimeze, ndagira ngo mbe nakubwira ati ngwino ahangaha, ngwino sogokuru we. Ubwo niko batangiye kuba bamufata nyine bamubwira ati sogoku uzi n'ikindi se, hashize imyaka myinshi, nyine imyaka ishizeyo ni myinshi, rero sinzi niba wakabaye urimo uranibuka, ntabwo mbizi ko wakabaye urimo uranibuka cyangwa se waba urimo uragira ikintu na kimwe wibuka, ariko ntugire impungenge cyangwa se ntushidikanye, ibintu byose biraza kuba byagenda neza uko ibisekuru byagendaga bigenda. Iby'umuryango wacu kuzabitinda muzagenda ubimenya, ndaza kuba nakwitaho cyangwa se ndaza kuba nagufasha, ibintu biraza kuba byagenda neza. Ubwo nuko nguko n'abandi bikirizaga, ariko umusaza byamucanze byamurenze, yatangiye kuba yavuga ati buvuye mu nzira,
ntumbaze ngo abonye iki, niko yavuze ati buvuye mu nzira aho ngaho hari icyo yahabonye. Dore nuko nguko yatangiye kuba yakegera abandi nabo bakavuga ati umusaza nuko nguko kuhagera muri ino nzu. Noneho ikintu gitangaje, harimo ifoto ariho neza neza mu gihe cy'ubwami, hariho ifoto ariho neza neza uyu nguyu wanyawe mu gihe cy'ubwami. Dore nuko nguko ifoto yiwe bayifite hano mu nzu neza neza, barayifite. Ibyo ni ibintu wakamenye cyangwa se ni ibintu biri mwaho ngaho barimo baravuga afitemo cyangwa se bano bafitemo ifoto. Iyo ni umusaza rero yatangiye kuba yavuga ati kino gishushanyo iki gishushanyo se ko ndimo ndabona kimeze nyine nk'ikiri mu nzu cyangwa se nk'ikiri mu rugo. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga, abandi bakavuga ati gusogoko iki gishushanyo neza neza cyari icyawe, iki gishushanyo icyari icyawe ni wowe neza neza, uyu nguyu ni wowe. Umusaza nyine yatangiye kuba yavuga ati ngo ni njyewe. Byaramucanze, byaramurenze, yasigaye aho ngaho yatanga, arimo aribaza ati ngo ni njyewe. Ku rundi ruhande dore barimo baratwereka umwami ndetse n'abaja biwe cyangwa se n'abakozi biwe n'umwamikazi wiwe cyangwa se nyine Chloe, batangiye kuba bavuga ati none se nyiricyubahiro turabigenza gute, turabikoraho iki, turabigenza gute, ni iki kintu turi buze kuba twakora kugira ngo tuze kuba twamubona. Nyine uwo barimo baravuga ni minisitiri babuze, rero barimo baribaza ati turaza kuba twabikoraho iki. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, buretse ibyo kuvuga ngo ugiye kuba wanyohereza mu ntuza nyine kubasubiza mu rugo, ntabwo bikunda tutari twabona minisitiri. Ibyo ngibyo byo ntabwo biri buze kuba byakunda. Turaza kuba twasubira mu rugo uko tumaze kuba twabona minisitiri. Umukobwa nyine arimo arababwira ku bintu byo kubasubiza mu rugo, ariko umwami yaramubwiye ati shwi sindaza. Ibu ndetse turasubira ari uko minisitiri yabonetse. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yareba kwitegereza neza aho ngaho kuri telefoni. Batangiye kuba bamubwira ati noneho ikintu tugiye kuba twakubwira, ifata iyo oda cyangwa se ibyo bintu nyine ubiderifaringa mu minota 10, ndimo ndabishaka. Ubwo umukobwa nicyo kintu nyine bamubwiye, baramubwira ati turimo turashaka delivery cyangwa se nyine hari oda nguhaye, ndashaka bino bintu mu minota 10. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati uyu muntu bitewe n'ahantu ndi ndi muri mayiri 10, none arimo arashaka ibintu byiwe kugira ngo bibe bimugezeho mu minota 10. Umukobwa rero yatangiye kuba yakibaza ati bino bintu ni gute byakunda, nabikora gute cyangwa se nabigenza gute, ibi bintu ndabikora gute. Ntibyatinze dore hari abatangiye kuba bamujyana mu bihe gake bakamwambutsa. Dore nuko nguko barimo baragenda, umukobwa yagize ubwoba, barimo baragendera hejuru y'ikirere. We umwami aramuteruye, izi mbaraga ni bwoko ki mwabantu mwe. Umwami yaramuteruye amujyana hejuru y'ikirere, bacaho. Ikintu bagiye kuba bakora cyangwa se arimo aramujyana ni ukujya kuba bafata ibyo bintu nyine umukiriya asabye. Dore umwami nuko nguko yamuzanye, gake bahita bitura aho ngaho cyangwa se bahita bahagera gake. Ariko ibaze guhura n'abantu bambaye gutya nyine muri kino gihe, uhita utangira kuvuga ati bano bantu barimo barakina filime. Ariko nyine ntabwo wapfa kuba wakizera ko bano bantu baba baturutse mu gihe. Ibyo ngibyo biragoye. Umukobwa bahise bamugeza ahaje kuba yafata nyine ibyo kurya. Yatangiye kuba yavuga ati duhise tuhagera. We mbega ibintu bitangaje, umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati bino bintu birarenze. Ukuntu twagenderaga hejuru nta kintu na kimwe kidufashe, nta kintu na kimwe dukandagiyeho. Mbega ibintu, iyo aba ari skuta yanjye biba byantwaye iminota myinshi cyangwa se amasaha menshi, none bidufasha iminota 5 yonyine kuba nahageze. Uzi uko mwirukanka no kurusha esanseri. Umukobwa nicyo kintu nyine yavuze. Tayari ubwo bari bamaje no kuba bava kuzana ibyo kurya gake. Dore nuko nguko batangiye kuba bagenda pori. Dore nuko nguko yageze aho ngaho aho batwara ibiryo cyangwa se nyine aho bazana ibiryo. Ariko kwitegereza aho ngaho hari igipapuro. Dore nuko nguko yarebye kwitegereza, yatangiye kuba yavuga ati esanseri ntabwo irimo irakora, yapfuye. Aho bari babimanitse nyine barimo baravuga ati esanseri yapfuye. Undi yatangiye kuba yavuga ati ino nzu ifite nivo cyangwa se nyine ifite antuza nyine 20 from 20, rero biraza kuba byantwara iminota irenze 10, kandi umukiriya n'ubundi yampaye iminota 10. Hamaje kuba hashira iminota 5, hasigaye 5 mu minota 10 yatanze. Ubu ndaza kuba nabigenza gute? Umukobwa nicyo kintu nyine yibajije. Abandi bagatangira kuba bavuga ati nyiricyubahiro. Undi agatangira ati buretse ariko urimo urahamagara nyiricyubahiro mu biki, aho twashatse ikibazo cyangwa se igisubizo cy'ibi bintu. Umukobwa nyine yatangiye kuba yabirakariramo, agatangira ati nkeneye igihe kinini cyo kuba nabanza kuba nakora bino bintu. Wambwira ukuntu tubikora se kuri muratangira ngo ati nyiricyubahiro, hano turi mu hanze, ntabwo tukiri mu bwami, urimo urabyumva? Ugomba kuba wampamagara Chloe, urimo urabyumva?
Undi yatangiye ati yego yego ndimo ndabyumva Chloe we. Ubwo nyine yaratangiye kuba yamuhereza ibyubahiro by'ibwami. Umukobwa nawe ahita amubwira ati hano turi hanze. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se waretse ibyo bintu nkabikujyanira niba nta kibazo, zana mbikujyanire. Bano bantu twabonye bafite ukuntu bagenda. Umukobwa nawe yaravuze ati iki ibi ni ibiki? Dore undi nuko yahise yinaga, arazamuka furo arazizamuka yarazizamuka. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati wow, mbega ibintu byiza, mbega ibintu birenze. Umukobwa nyine yatangiye kuba yareba ati we, ibi bintu ko mbona arimo arabikora neza cyangwa se arimo arabikora vuba vuba. Biriya bintu koko ni kuri yarimo arabikora. Ubwo nuko nguko yazamutse arazamuka niba ari kujya he mu ijuru. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati we, biriya bintu birakora, ni ibyanyabyo ndabibonye, yewe mbega imbaraga. Umukobwa yaregera bwanuka undi arimo arazamuka. Ubwo atangira kuba yamubwira ati harya ngiye ku ntuza ya 25 kuri 25 mu cyumba cya 3. Umukobwa nyine yatangiye kuba yagenda amubwira ngo ati ni kuri 25 mu cyumba cya 3. Ubwo aho ngaho hari uwahise avuga ati umurozi. Ubwo nyine hari uwamukanze, undi yahise yikanga. Hari umukanze ati umurozi. Tayari dore nuko nguko yamanutse. Uyu nguyu ntabwo ari buze kuba yapfa kurokoka. Yaramanutse no hasi ngo timburi, yikubise hasi avuye hejuru kuri furo ya 20 ariko nyine yikubise hasi. Idore ibyiwe nuko nguko byagenze, yaguye nabi n'inkoni ziwe zimwikubitaho. Umwami kubireba dore nyine umukozi we cyangwa se nyine umusirikare we yikubise hasi umukobwa, ariko we arimo arabibona, akabibonamo ibintu by'ibisetso, ibintu bisekeje yarabibonye. Ikwitegereza atangira kuba yavuga ati generali we, yewe generali. Umukobwa nyine yatangiye kuba yamagara generali, akamubaza tumeze neza? Umeze neza genero? Genero isura yahombanye, genero disi kwigira rambo bimukozeho, isura yagira humbana. Dore nuko nguko yikubise hasi. Tayari dore nuko nguko nyuma y'agahe yatangiye kuba yavuga ati noneho ikintu tugomba kuba twakora, aha hantu niho turi buze kuba twakura minisitiri, niho tugiye kuba twamureba cyangwa se tukaba twahamukura. Nicyo kintu tugomba kuba twakora. Umukobwa nicyo kintu nyine yavuze. Agatangira ati nta mafaranga dufite, ibintu byose birakaze. Umwami agatangira ati Chloe, yewe Chloe reka mbanze nkubwire. Undi agatangira ati mbwira ndimo ndumva. Ubwo niko yamurebye aho ngaho hari abarimo baraza. Agatangira ati none se hano hantu utuzanye cyane hantu ni bwoko ki? Ibintu bahakorera iki? Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati hano niho abantu benshi baburira, ababuze nyine ni hano baza. Nicyo kintu numvishije. Rero bishoboke ko nawe ashobore kuba yaje aha ngaha. Ibishoboka byose baraza kuba bamuzana aha ngaha, niba mubona baramuzana aha ngaha. Kubera ko nyine hano babazana ibiryo by'ubuntu, ibyo kunywa. Rero na minisitiri nawe turamusanga aha ngaha. Nicyo kintu nimo ndizera. Urumva ibihugu byateye imbere, umuntu wabuze nyine wabuze, hari ahantu nyine baza gushakira abantu nko kujya kugura telefone mu isoko. Rero ukaza no kuba washaka umuntu wawe wabuze, bamuzana hano bakajya bamuhereza ibiryo. Abandi batangiye kuba bavuga ati none se ntituza kuba twakenera nk'ifarashira? Undi yatangiye kuba yavuga ati buretse hano nta farashi zakora. Rero iminsi 2 ishize minisitiri twamubuze, ndigira ngo mbe nakubwira ko turi buze kuba twamubona aha ngaha. Turamushakira aha ngaha, nta handi hantu turi buze kuba twamushakira, ni hano turi buze kuba twamushakira. Ahubwo tugende tujye kureba mu bandi nyine bari hariya. Turamubona. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yagenda areba aho ngaho nyine ngo habarizwa nyine ababuze bose. Uwabuze umuntu nawe niba hari uwawe wabuze waza kuba wamushaka. Umukobwa niko yatangiye kugenda areba. Abandi bakibaza ati se bano bantu ni bwoko ki? Aba bantu ni bantu nyabaki? Ubwo nyine nta kuntu wabura kuba wabibazaho. Bagatangira ati reba ukuntu bameze, reba we bariya abantu ukuntu bambaye nk'ab'ubwami cyangwa se nyine nko mu gihe cya kera cy'ibwami. Reba imyambaro bambaye. Umugabo nyine batangiye kuba babareba bose, bakabareba ati bambaye nk'abami neza barimo barasa nk'ab'ibwami. N'undi agatangira ati we bano ni ubwami nyabaki? Ubu bwami ni bwami nyabaki? Ko mbona bambaye nyine nk'abasirikare ndetse n'abami ba muri Kiana. Ibi ni ibiki? Dore neza uriya yambaye imyenda nk'iya Etani, umwami Etani, Etani. Ubwo umukobwa arimo arakomeza agenda ntago azi ko abandi basize inyuma. Yakomeje arimo aragenda areba impande n'impande, akitegereza neza akavuga ati se ndashakira hehe, ndarebera he?
ku rundi ruhande hari uwaje ati yewe umusore w'ibogari we, none se waretse nka gusaba akantu gatoya, ubu ni ukuri sinigeze mbona umusore nkawe, sindamubona, ni ukuri urarenze cyangwa se uratangaje, none se basi nagira akantu ngusaba. Dore ngo hari abaje nyine bameze nk'amapanci bagatangira ati yewe iyi ni inkota, Imana yanjye ni ukuri mbega we, mbega ibintu birenze. Ariko umusirikare akavuga ati we egera hirya cyangwa se nkugigine, egerayo cyangwa se nkuhige cyangwa se nkugigine. Undi agatangira ati se ubu yaba ari iya nyayora. Abanyarwanda cyangwa se abantu bose tugira ibintu by'ibikonfidensi isumba ahantu tubikura. Undi yatangiye kuba yavuga ategera inyuma, bitari ibyo ngibyo ndakugigina ndakubaga, urimo urabyumva. Ariko umwami nyine we baravuga ati umwami nyine ntago akoresha ibintu by'imbaraga, akoresha ubwenge. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se waretse basi tugafata agafoto njye nawe. Umwami ubwo ngubwo nyine musirikare wagatangira kuba yavuga ategera hirya, igira hirya, ibyo by'ifoto urimo urafata ni ibiki? Abandi barimo barafata amafoto, umwami nawe arahagaze. Undi yatangiye kuba yateta aho ngaho arimo aravuga ati ni agafoto konyine, nta kindi kintu turi buze kuba twafata, ni agafoto konyine ndimo ndashaka, sibyo? Wakampaye basi, sibyo? Ubwo niko nyine yatangiye kuba yakibebeza, azi ko umwami nyine afite bya bintu by'iki gihe nyine uza ukaranga. Umwami yarirakariye, umukobwa nawe nuko nguko yayoyomye, arimo aragenda areba yitegereza niba yaza kuba yabona minisitiri. Yatangiye kuba yavuga ati minisitiri ndamukuraho cyangwa se ari hehe? Agatangira kuba yavuga ati mu bantu bose turimo turareba ntago ndimo ndamubona cyangwa se ntago turimo turamubona, turamukura hehe buriya ra? Ubwo umukobwa nyine arimo aragenda abaza, agatangira ati turamukura hehe nyiricyubahiro we? Ubuno muri aba bantu bose wowe urimo urakeka turi buze kuba twamukura hehe mu kihe gice? Ubwo azinga ari kumwe na nyiricyubahiro, yatangiye kuba yavuga ati se buriya ntibishoboka ko? Undi guhindukira ari muri ngo ntibishoboka ko. Yararebye abura nta muntu n'umwe uhari, yakomeje wenyine, abandi basigaye inyuma. Yatangiye kuba yavuga ati iki ibi bintu ni ibiki? Itayari dore nuko nguko guhindukira inyuma, yaritegereje aritegereza, abona umwami yazengurutswe, abantu bamuzengurutse bamushagariye. Undi agatangira tutera intambwe ndamugigina ndamubaga, nta miyaga ndibuze kuba namushyiriramo. Ugerageza kuba yatera intambwe nta miyaga ndibushyiremo. Dore undi nuko nguko yaje avuga ati we mwegere hirya, mwegere hirya, mwegere hirya, mwegere. Yaje abasunika nyine ababwira ati mwegere hirya. Itayari nawe akamubwira ati bika, ariko igute watinyuka kuba wakuraho inkota gutya? Gute ibyo ngibyo urimo urabitinyuka kubikora? Ibyo utongera kuba wabikora, hano ni mu mbaga y'abantu utongera kuba wabikora. Ubwo nuko nguko yahise asubiza y'inkota mu rwubati, vuba vuba yisubizamo, igake gake avuga ati singiye nabura kubabaga. Wapa ibyo ngibyo si byabura kuba byaba ngo mbagigine. Umwami nawe nuko nguko ahagaze, abandi bagatangira kuba bareba ati ni ukuri ngewe ukuntu ndimo ndababona mumeze rwose nk'indwanyi zimwe zo mu bwami bwa kera, neza neza rwose filime muri buze kuba mwakina irabirenze rwose. Ino filime irabirenze, bano nyine barimo baragira ngo ni filime. Aba ngabo bagiye kuba bakina. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati ibogari we wampaye agafoto koko? Nicyo kintu ngiye ndimo ndashaka agafoto kanjye nawe, reka mfata agafoto. Umukobwa niko yarebye atangira kuba yavuga ati we esigaho gasopo, ntago byemewe kuba wafata ifoto, ntago biri buze kuba byakemera, urimo urabyumva? Ntago byemewe. Undi agatangira kuba yavuga ati we akira, dore ndashaka kuba naguhereza 1000 $1 ku ifoto cyangwa se ku ifoto. Undi ngo mfate ifoto. Undi yatangiye kuba yavuga ati ushaka kumpereza $1000? Kandi umukobwa nta mafaranga afite, inzara yenda kuba yabamenagura. Rero yararebye aravuga ati ariko uzi ko nakoramo ubucuruzi? Ubwo niko yarebye aritegereza, yararebye neza aritegereza, atangira kuba yavuga ati $1000 nta kibazo. Ariko icyo kibazo nyine cyari cyiza, cyangwa se nyine ukuntu bivuze byari byiza, ariko gutyo ko ntago biri buze kuba byakunda. Kuri uyu nguyu wenda reka nze nkwereke ukuntu turi bubigenze. Ni 1000, noneho nanjye bikaba 1000, uyu nguyu nawe bikaza kuba 1000. Ubwo noneho ni ukuvuga ngo muraza kuba mwaduhereza $600 nibyo muri buze kuba mwaduhereza $600 kugira ngo mwifotozanye na bano bantu bose. Abandi baravuze atari ku bundi siko byagenda, ubundi twayakusanyije tukifatira amafoto na bano. Abandi batangiye kubavuga ati ntimubitinye, mubikore. Ubwo agafata umwami amubwira ati mwami ngaho ngwino. Abandi bagatangira ati se uvuga igishinwa, uvuga icyongereza? Akira agafoto. Undi yatangiye kuba yavuga ati mwemuretse mubitware gake gake.
abandi amafoto batangiye kuba bagenda bayarya, bayarya gake gake umwami byamucanze, ndetse n'ibibodigadi byiwe nabyo bakagenda babyifotorezaho. Umukobwa agatangira ati mwitware neza, mudakandagirana mugani wa supermanager, mudakandagirana mwese nababonye. Ariko ikindi kikabyimba cya gisirikare nyine kikabyimba ati mufate amafoto, n'umwami nawe yarabibonye arabyitegereza, barimo baramuriraho nyine ifoto gake gake. Umukobwa nawe akabireba akabiseka. Ubwo ngubwo ari aho ngaho yagiye kubona ko yakiriye ibihumbi 600 by'idolari nyine nk'uko babisezeranye. Dore nuko nguko yagiye kubona ngo igihumbi kirahageze, ikindi igihumbi mpaka 600 nyine bagiye bayohereza gake gake. Nuko nguko bayamwoherereje. Aho ariko se ubundi ikibazo nakibaza, umwami araza kuba yakongera kuba yabona minisitiri? Nicyo kibazo nakibaza, ko mbona minisitiri hano byamuryohanye. Barimo baramwakira bamuhereza utwo kurya, bakamuha utubuto, nawe ariko yicaye aho ngaho mu nzu byamucanze byamurenze. Abandi bakaza ati yewe sogokuru, reka mbe nakubwira ati reka tunagasoreza ngaha.